ubundi nagira ngo mbabaze ni kubera iki Uwizeye Claire ariwe mugore wa Habimana Noel yanze yuko Dr Jean Marie yinjira mu rugo rwabo bavandimwe ngo arebe umuvandimwe we ikibazo yagize. Mwebwe ikindi shaka kubabwira, mugabanye iterabwoba. Ako kantu gatsindagire, ako kantu mugabanye iterabwoba ku muryango wa Habimana Noel, yes, na Uwizeye Claire na Bwenge, mbese iyo family yo kumufunga nk'urugi bafungura iterabwoba. Kuko ntabwo ari uruganda nyaruganda rukora ibintu bizima, ahubwo n'uruganda rukora uburozi. Gute? Ahubwo ubwo burozi burasora cyane, niyo mpamvu bwemewe mu gihugu. Nubuhese none se nguvu niki? Ni iruta kanyangubukana. Aha, nguvu umuntu anywa agahita serera akareba umuntu asemeye karimo agapfasha. Ikindi kandi ndashaka kubabwira ko nta terabwoba mushobora kudutera mwebwe. Ntaryo mushobora kudutera cyane. Hari umuntu abonye muri comment avuga cyane atuka abantu ngo nabahutu. Ese ubundi ubuhutu niki? Ubuhutu niwe yabwihaye. Ubuhutu niwe yabwihaye. Twese njya numva mukoresha ijambo ngo abanyarwanda turumwe, ariko ntago ariko mubibona mwebwe. Ubuhutu ntago ariko mubibona. Twavutse hari ubwoko butatu mu Rwanda: abahutu, abatwa, abatutsi. Kandi nta wasagariraga undi. Bakunzi ba Rita TV show, tugarutse muri izi nkuru zacyo ndetse n'ubusesenguzi nkuko bisanzwe mbimenyereye. Muri aka kanya turabasuhuje, tubifuriza amahoro ya Nyagasani mwese aho muhereye ku mpande cyangwa ku mpera z'isinya enye. Mugira amahoro ya Nyagasani mwese. Imbere yacu cyangwa imbere ya kamera za studio ya Rita TV show dufite Kizigenza ariwe mama wacu, akaba ari umubyeyi mwiza cyane witwa Rita, akaba ari na CEO w'iyo TV. Hanyuma twagira ngo tumuhe microphone abashe kuba yabasuhuzaho ndetse akomerezeho anabagezaho inkuru abafitiye. Rita, mwongeye kwirirwa abakunzi ba Rita TV show. Mu busanzwe mumenyereye ko mbaho inkuru kandi nyayo nasesenguye. Ubu ngubu ndagira ngo duhere ku kibazo cy'uko urupfu rwa Habimana Noel rwakomeje kuba intambara. Nanone se intambara zirakaza, ziracyagenda imbere. None jewe nari numvishe ko nyine byabaye nke akukibira umunsi agenda avuka ikibazo, havuka mu udushya. Ni ibirenze. Ubundi nagira ngo mbabaze ni kubera iki Uwizeye Claire ariwe mugore wa Habimana Noel yanze yuko Dr Jean Marie yinjira mu rugo rwabo bavandimwe ngo arebe umuvandimwe we ikibazo yagize. Mwebwe nimuhita mwibwira ko harimo ubugambanyi. Nicyo kibazo nshaka kubabaza banyarwanda, banyarwandakazi. Mumbwira impamvu Uwizeye Claire yanze ko Jean Marie Dr yinjira kandi ari umuvandimwe. Ngo muramu we, yes, brother w'umugabo we, yes, yanze kwinjira. Ariko ikibazo yanze ko yinjira. Warakitubajije ubushize, ukibaza n'abakunzi bawe nana muri comment ngira ngo sinzi ibintu nabonye bavuga. Hari akanama kateranye kayicaza papa wa Jean Marie ariwe na papa wa Noel ariwe Bwenge, kicaza abavandimwe bose b'umuryango wa Noel ndetse na Uwizeye Claire. Hanyuma Bwenge yicaza Uwizeye Claire aramubaza ati, bazina wawe ni mazina bamba ariko oya ntago ari mazina ko n'umunyamafuti. Go ahead, ntacyo nazabikura. Yicaza Claire aramubaza ati, ni kubera iki mwana wanjye kuri umukazana wanjye, ni kubera iki wanze yuko Dr Jean Marie yinjira mu nzu ngo arebe Noel kandi uzi neza ko ari umuvandimwe kwa se na nyina, usanzwe uzi ko ari muramu wawe, ni kubera iki
yemeye ngo yinjire arebe ikibazo afite. Niba koko nta bikomere umuvandimwe nta bikomere Noel yari afite ku mubiri we, cyangwa byo gukubitwa, cyangwa byo guterwa inkota, cyangwa by'isasu, niba ntabyo yari afite, ni kubera iki yanze ko yinjira? icyo ni ikibazo nyamara. Kandi we wabyumva uti aka kantu ugenda ushatse gakomoza ushize mu biganiro, ndetse nandi no mu cya kabiri mbona musa nkaho mu bisimbuka cyane. Ndibaza se iki kintu kuki mutacyumva ko ari ikibazo gikomeye ku buryo abanyarwanda bose bakumva ko ari ikintu gishobora kuzabyara kizateza impaka mu minsi iri imbere. Icyo kintu rero numva jewe buri munyarwanda wese yagitekerezaho, ku buryo aho harimo urujijo, aho niho ruzingiye. Kandi nanone ku buryo nawe wabyibaza ukavuga uti uwo muntu hari akantu yateze abavandimwe yahishe, cyangwa hari igikundi runaka cyagomba gucya mu muryango w'inyuma cyarimo gitunganya intumbi. Yes, niko mbitekereza jewe nka Robert. Aha, nundi wese niko abitekereza. Barimo bakora abaganga barimo gutegura neza nyakwigendera mayiti, barimo kuyikora neza ku buryo noneho badashaka ngo haze kubaho ikibazo cyo kumenya shida gani. Sasa rero hari umugabo bita ngo ni Pastor Claude, ari we numvishe bita kuri social media ngo ni empty mind. Pastor Claude ngo yakomeje kubwira abantu yuko nyakwigendera yishwe n'urupfu rusanzwe, kandi rwose hari ubwumvikane mu muryango, umuryango waherekejwe neza. Niko nyakubahwa Pastor Claude wewe mukozi w'Imana mutumishi wa Mungu ku rusengero aho basezeraga umurambo, ibyahabaye warabibonye, aho umudamu wa nyakwigendera ahaguruka bamuhaye ijambo ngo avuge, atangiye kuvuga ati ngo umuryango wanjye, ngo umugabo wanjye twabanaga neza, ngo nta kibazo. Papa wa Jean Marie ari nawe papa wa Noel yahise ahaguruka n'umudamu we n'abafamiliye bose na Jean Marie barasohoka bava muri eglise. Icyo kintu warakibonye Pastor Claude? Warakibonye? Ibyo nakuntu atabibona, hako nyene no gukorwa n'isoni. Warakibonye? Bariya batipe babaha amafaranga kugira ngo bashobore kuba bavuga ibi bishoboka byose bishobora kuba byarengera leta nabo, ndetse bakaba kangiceke. Ikindi nshaka kubabwira, mugabanye iterabwoba. Ako kantu gatsindagire, ako kantu mugabanye iterabwoba ku muryango wa Habimana Noel, yes, na Uwizeye Claire na Bwenge, mbese iyo family na Jean Marie kumufunga nk'urugi bafungura iterabwoba, kuko ufunga si ufungura. Mu Rwanda ufunga ni ufungura, kandi leta ni y'abantu bose. Aho ngaho n'ubigiye kubivuga, aho turanyuranye, kuko mu Rwanda ufunga ni ufungura. Arica umuntu ashaka kukwica akanakiza, akongera akanaguhamba, ndetse akanahakisha ko baguhambye. Wavuga ati mureke uri umubyeyi w'uyo mayiti nyakwigendera, ukavuga ati rwose mureke umuntu wanjye hari impamvu ndashaka ko ashyingurwa, ngo hamba ugahamba ukavuna we muheto we. Kubera iki? Nyine bafite itegeko ryabo, kuko nk'ubu ngubu urebye biya byakozwe kugira ngo barengere Kazungu n'abagenzi be. Yabwo nuvuga ngo nindi timu nini cyane iri mu kibagande kibita urukwe ubugambanyi. Ni ibintu bikomeje kuba ruvunganzoka, nuko nabwegeye nabonye bashinguye. Ndavuga ni aba bantu bagiye guteza impagarara, kuko uriya mutipe yari afite timu nini yabarwiyemeza mitima, ya timu bashora amari bahita nk'icyarya. Hari abantu bamwe bakunda kugenda na Kagame babacuruzi, babita ngo iki ati ko mbyibagiwe nanjye rega imyaka 6 mvuye mu Rwanda. Nuvuga ngo abo bose bazahaguruka kubera icyo kibazo, n'ubundi ubu ngubu barakusanya amafaranga kugira ngo ikibazo cyumvikane hirya no hino kabisa. Ndi kugaruka sasa ku ruganda ari rwo rwa Kazungu. Numva ngo n'uruganda rwa Kazungu, ariko nzi neza mu bihamya mfite, nzi neza ko ari umushumba uragiye. Ntabwo ari uruganda nyaruganda rukora ibintu bizima, ahubwo n'uruganda rukora uburozi. Gute? Ahubwo ubwo burozi burasora cyane, niyo mpamvu bwemewe mu gihugu. Nubuhese. None se nguvu niki? Ni iruta kanyangubukana. Nguvu umuntu anywa agahita serera, akareba
akareba nk'ikisi harya n'iki kireba nabi. Inguvu ni ya nzoga bakitekeze inzoga aba yarakiwe no mu Buganda. Ntabwo ari uruganda rufasha abantu mu bintu bizima, ahubwo yumisha ibihaha, ni uruganda rwica ubuzima bw'abantu, yumisha utanga uburozi ku bantu. Ntabwo ari uruganda, ahubwo reka nze hana yanjye mfite ibintu byinshi byo kubabwira. Ni kubera iki mwemera uruganda rwa Nguvu rutindeho mukaba mwaranze yuko abanyarwanda nk'uko kera byabayeho basangiraga urwagwa bagataha n'ikigage n'ubushera kabyari? Hari uwabinywaga akareba imirari, hari uwabinywaga akinyarira, hari uwabinywaga agataha atari iwe. Ngaho rero nimumbwire Nguvu iyo uyinyweye bigenda bite? Ahubwo mutubwire niba hari umusoro Nguvu itanga ufatika ariko urahari, kubera ko nta kuntu watanga uburozi ku bantu banyarwanda n'abanyarwandakazi udafite imbaraga zikomeye baguhagarika cyane rwose, baguhagarika rwose. Kubera yuko kera twasangiraga urwagwa agashira tugasangira mu kabindi, umwe akizihirwa n'undi akizihirwa. Ariko iyo Nguvu yaraje, noneho bakuraho ubushera, bakuraho urwagwa, bakuraho ikigage, barangira ati Nguvu y'uruganda rukomeye rusora imisoro ikakaye ruremerwa. Ako kantu nagatekerejeho cyane igihe gishize, mbona bafunze imisururu, bafunze, ariko Imana yo mu ijuru ingi y'abanyarwanda ndayikunda cyane. Ibi byabayeho kugira ngo abantu bagaragare, abantu bahagaze babuza abantu ubuhumekero. Umuco nyarwanda bafata abanyarwanda babatindakaza, babagira abafayongo, bababuza kuba bakora ibyo bakoraga kera. Umuco barawudindiza, bawukubita hirya, barawimura, bimika kanyanga kanyanga z'abazungu zirimo poison. Nguvu ni kubera ari iya leta nyine. Ikibazo aho kiri no Kabarebe niki Kabarebe reka bakuno impamvu ya Nguvu. Iriya Nguvu bafunze inzagwa kugira ngo niyo misuru, kugira ngo Nguvu bayiyoboka abantu. Urubyiruko rurimo ruma ibihaha n'imyijima, barapfuye, barashize, bagenda barashize. Ubu n'umwana w'imyaka 25 ameze nk'umusaza w'imyaka 70, nta mbavu ntaki, yarahwereye, ijisho ryarashiririye. Barayidorogesha kugira ngo bakidoroga, kugira ngo kubera ko nta biryo biri mu Rwanda, none umwana akamara igihe gito agapfa. Iyo ni poison nk'uko bivuze, ni uburozi, ni ubumara, ni ubwicanyi budasanzwe. Ibi bintu rero nibyo byatumye bafunga inzagwa, bafunga imisururu, bafunga ibigage, bafunga ibintu byose bikomoka ku gitoki, ku mbihire, ku masaka. Rwose nibyo ni ibintu by'umuco nyarwanda twatojweho, byahozeho kuva ku buri basogokuru. Ariko se ubundi nta n'ubwenge mugira, ni gute ushobora gukuraho umuco nyarwanda wasanze so yakoresheje, sogokuru wawe yakoresheje, so wanyu yakoresheje, ukumva ko ugomba gukoresha ibintu ngo by'abazungu by'inganda, kandi noneho byica kurenza ibi. None se umutobe ukozwe mu gitoki hari ikintu kibi cyagukoraho? Hari ibihaha byashya? Ariko ndebera iriya yitwa Nguvu, nawe uhita ubyibazaho umusoro isora, byose byihishwe inyuma ya Kabarebe. Imisoro atanga ntago igihugu cyayanga, kandi noneho abicengeramo akica isoko ry'abandi. Ngo urwarwa ba rubanda rugari, rwa rubanda rugufi, urwarwa, ubushera, ikigage, byose bakuyeho ngo bitera indwara. Hanyuma se Nguvu yitera iki? Ko noneho ikotsa ugasigara uhagaze ukanuye n'amagufwa gusa. Umuntu asemeye karimo agapfasha. Ikindi kandi ndashaka kubabwira ko nta terabwoba mushobora kudutera mwebwe, ntaryo mushobora kudutera. Cyane hari umuntu abonye muri komenti avuga cyane, atuka abantu ngo ni Abahutu. Ese ubundi ubuhutu ni iki? Ubuhutu niwe yabwihaye, ubuhutu niwe yabwihaye. Twese njya numva mukoresha ijambo ngo abanyarwanda turi umwe, ariko ntago ariko mubibona mwebwe. Ubuhutu ntago ariko mubibona. Twavutse hari ubwoko butatu mu Rwanda: Abahutu, Abatwa, Abatutsi. Kandi nta wasagariraga undi. Usa ubundi niba ari umuhutu aramaze, ntago ava amaraso y'umutuku nawe ukava y'umutuku. Hari amaraso y'umweru cyangwa icyatsi abaho. Ubundi kuba umuhutu bibafasha iki?
mwebwe batutsi se mumaze iki sibye kumarana? Nje nubwo bajyaga bavuga ngo abatutsi ngo ni ubwoko nyine ngo bwiza ngo bye, ahubwo nimwe bagome, nimwe bagome muhohotera nawe abantu. wishiremo ko uri umututsikazi uvuga uti abatutsi nitwishyana kuko ari nje nta bwoko ngira. we uzi ikintu numvise ejo bundi, uzi ko numvaga ijwi ndi playinga uriya muntu wavuze ngo mubyara ibyana bimeze gute ngo iby'imitubu Ngayibaza uwo mukobwa umwana wese umva se ndakuzi mana yisi, uzi ko ari Bibio yari inshuti yanjye cyane, bari abana bakoraga muri RBA, n'abadamu bo kuri Radio Rwanda, kuri na televiziyo Radio and TV Rwanda. Kumbe ni wabivuze namaga nayize no kumuha lift ava kuruna, akotekeza umuntu utinyuka akavuga ibintu nk'ibyo ari muri nta nicyo bamutwaye di. Ubwoko bwose nubwo Imana yashyizeho. Urakoze cyane. Kandi ese bundi mutari abagome ni gute mwita ngo yes turemera ko genocide yabaye? Nta muhutu wapfuye, bapfuye aribo benshi, ahubwo nta batutsi bapfuye, barapfuye, nta batwa bapfuye, bapfuyemo none se biriya mugenda mugafata mukareba nk'umukecuru yapfushije abana bose, yapfushije abana bose n'umugabo n'amafamiliye bose, ariko mufasha amagufwa y'abantu be, murimo muragenda mwayarunze ahantu muyarasabisha abazungu. Ntimukazajye mubeshya abantu ngo ubwoko bwavuyeho mu Rwanda muracyabugenderaho ngo ni genocide yabagize gute, yakorewe abatutsi. Nta bahutu bapfuye kweli. Ibyo narabivuze, ndavuga nti basi mugerageze no kuko Kizito Mihigo yabivuze ati hari n'abandi bavandimwe bacu bapfuye bishwe bakenewe nabo kwibukwa. Mu ndirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu hari n'abandi. Impamvu mbivuze nge ntago ndwanya leta, ahubwo nkora ubusesenguzi kugira ngo mparanire uburenganzira bwa muntu. Very good. Ariko impamvu mbivuze ni comment nabonye zita abantu ubwoko, kandi twese turi abanyarwanda, twese turi abanyarwanda, nta tandukaniro. Impamvu muzana imbere ubwoko, ese ukibuzana muri kino kinyejana utekereza ko umuhutu nakugana uzamufasha, uzamuha serivisi, cyangwa uzagenda umucinyire mageragere? Nuko bimeze, ni nabyo kabisa. Aho uvuze kubera iki mwangana kandi twese turi bene Kanyarwanda? Ni kubera iki? Ahubwo noneho ikintu kibabaje cyane nuko abajijisha ngo bari mu bumwe n'ubwiyunge barakundanye, nta muhutu nta mututsi, twese turi umunyarwanda, nyuma bikagaragara mu buryo butari indirect, ariko noneho byanavuyeho biri direct da. Hamwe ibintu bimwe na bimwe bigenda bigaragara. Ese ubundi Kazungu we uriya yirirwa agambanira abantu abica ngo ni nyiri uruganda rwa Nguvu, we ni bwoko kira? Ni umuntu ukizo bundi, ni umukongomani, ni umuburkina faso, ni umuhutu, ni umututsi, ni bwoko ki? Burkina Faso biteranye na nuza urwo rutima ufite ko nawe uri urabyara, ko ufite imiryango, umunsi bazaniga uwawe uzumva ute? Ntabwo bizatinda. Narakubwiye ejo, umuntu wese ukoze icyaha cyose kirimo cyo kugambanira umuntu, kumuhotora either kumubuza ubuzima, ubu akabaho ari ikizezengeri, cyangwa wamuroze cyangwa wamuhutaje, bizakugarukira mu gihe runaka. Uko byagenda kose icyo kintu kizakugarukira. Ngenda sabira ubutabera rwose abantu bose barimo bararengana, abantu ba especially nka cyane nka famiye ya Bwenge. Famiye ya Bwenge iri mu karengane gakomeye. Bwenge nahaguruke ashyire hanze ibyo afite, ibyo yamenye, nabishyire hanze, ko natabishyira hanze baraje bamwatake, batake leta mwatake. Yes, nabishyire hanze, nanapfa zapfe afite ukuri, yarashyize hanze ukuri, yaragaragaje ibi byose, kuko n'ubundi bakuriho. Bose baraba bataramugeraho, bamuteye nawe bakugeraho bakuriho. Bana we urwishe Joel na Jean Marie rwamugeraho, kuko barabafite izo modoka nimwe muzisigaranye, ayo mazu nimwe muyasigaranye, ayo mafaranga bamunigishije bamunigiye kubera yari afite amafaranga nimwe muyasigaranye. Namwe Claire nta kintu atwaye muri ibyo kihese.
ntabwo afite nta na kimwe kimubaruye. leta se nta kintu izamugenera, leta imugenereye ikintu ku bintu kuri uwo mutungo, ahubwo izamugenera bitewe n'ubugambanyi yakoze. bazamufunga, bazamuha akantu agashimwe kamageragere, bazakamuha akamageragere. noneho umutungo uwo yaruhiye yica umugabo we, leta iwufate. wazi yuko leta izamushyikiriza iki? ibihembo. nabo ndabizera iriya leta ya ariko bazamukubita akantu, nibarangiza muture mageragere, nibarangiza ibyo yaruhiye byose n'ubugambanyi bwose. ubu nabuzemo abakomeye yagitambajeho, yagihaye bo badakeneye imitungo, bakeneye imitungo ko bazayitwara basigarana amasha ye. ngewe nsigaye numva imvugo nyandagazi abantu batera komenti ngo bavugira leta, nkumirwa. abantu bashobora gutuka kuri mama w'umuntu, kuri nyina w'umuntu, ukibaza uyu nguyu we yavutse kuki? abantu bararakaye, urega umwera uvuye bukuru ugacya bwageze hose, ngo umwera wahereye bukuru bucya wageze hose, wakwiriye hose. ukibaza icyo cya Pastor Claude kirirwa gihebeba kivuga ubusa, urumva kivuga ubusa, ngo kirimo kirikundisha kuwizeye Claire kuko cyabonye ko afite amafaranga wenda yagihaho. ngo kihamagaje bundi uyu bwenge, papa wa Claire na papa wa Joel, ngo cyaramuhamagaye kimubwira ubusa. wa Noel, yes, wa Noel, kimubwira ubusa. ese Pastor Claude we kankubaza, uzasiga uwo mugore wawe wagugaburiye wagusize ugacya ugende kuryambana n'umugambanyi wishe umugabo we? nawe ni wowe ukurikiyeho. yahamagaye ndi bandusobanura ngo Pastor Claude yahamagaye Claire, yahamagaye se wa Noel, nyine bwenge, muzeyi bwenge, yes, amwibwirishwa ubusa, amubwira nyine Pole rwose yazize umutima iki, amubwira use wamubwiraga, yamubwiraga no sense, yamubwiraga ibintu bidafite icyerekezo. amubwira ngo cyamenyekanye cyangwa atazi neza ko umuze yazi yose. kandi bwenge yarabizi, bwenge ni bwenge ukura aragufite kose, ahubwo gushyire hanze. Yes, urakoze cyane rero Rita, tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu, ngira ngo kandi ya minota yacu iradufashe. nagira ngo byibura usezere abakunzi bawe, wabasengera cyangwa waguti bye bye, icyo ukababwira. Biteye agahinda, amakuru mavuga yarambabaje cyane, sindanabyakira. Bye bakunzi banjye. Okay, mwibuke like, share, subscribe na comment. Bye.